Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Nimwe mu nkuru iri gukomeza kugenda itera abantu benshi ubwoba nyuma yuko umunyeshuri w'imyaka 18 y'amavuko agize gutya asambanya akana k'imyaka 4. Ibi byose turaza kuza tubigarukaho, aho uyu mwana aniyemerera ko rwose yari yarakagize umugore, cyane ko ngo atari n'ubwa mbere yari asanzwe asambanya aka kana k'imyaka 4. Ibi byose ahanini wakabiterwa na filime z'urukozasoni yakundaga kureba umunsi ku wundi, zari zaramugize addicted cyangwa se imbata. Hanyuma uri mushya ku muyoboro wacu, reba neza ku ijambo subscribe, uri kandeho ufungure like, share na comment, ubundi tujye dukomeza kugenda tubana mu nkuru zacu tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Bihoyiki Eric w'imyaka 18 wo mu mudugudu wa Ruzibira, akagari ka Rushyarara, umurenge wa Karambi, akarere ka Nyamasheke, munyeshuri mu mwaka wa 4 wisumbuye muri groupe scolaire Rugano, yafatiwe mu cyuho asambanya uyu mwana w'imyaka 4. Aza kuvuga ko yabitewe na filime z'urukozasoni yarebaga. Uyu musore wabwiye ubuyobozi n'abaturage nyuma yo gufatwa ku cyumweru tariki 26 Nyakanga 2026 ko nyuma akora ibingibi yabitewe nuko yumvaga yarabaswe na filime z'urukozasoni areba, akumva ashatse cyane imibonano mpuzabitsina, yumva atazireka kuko zamaze kumujyamo. Yaravuze ko atari ubwa mbere asambanya uyu mwana w'umuturanyi we, kuko no kuwa 5 ngo tariki 24 Nyakanga 2026 yari yaramusambanyije. Sezibera Phineas, sekuru w'uyu mwana uri mu bahageze bwa mbere, yabwiye ikinyamakuru Imvaho Nshya ko iyi miryango ihana amarembo. Uyu mwana yari asanzwe akinira mu rugo rw'iwabo w'uyu musore, niwe ababyeyi be bafite wenyine, akahajya cyane ko nta handi yari kuza kuba yajya gukinira. Yajyagayo ahashaka abandi bana bakina, kuko uru rugo rundi rwo rurimo abana bato yakinaga nabo bavukana n'uyu musore imyaka 18. Akagenda agiye gukina n'abana bikarangira uyu muhungu amusambanyije. Mu gitondo cyo kwa 26 Nyakanga 2026, nyina yari hafi y'urugo ashaka inkwi. Umwana ajya muri urwo rugo nk'ibisanzwe, asanga uwo musore ari wenyine mu cyumba cye ku buriri areba filime z'urukozasoni nk'uko yabibabwiye